Reka twanye tubahe ikaze abakunzi mwese ba Class TV tugiye kwereka ukuntu umuntu ateka injugu popcorn udakoresheje akuma kabigenewe, ni ukuvuga ukoresheje isafuriya bisanzwe mu rugo. Urakenera amavuta ariyo yose, ushobora no gukoresha olive oil. Uranakenera kandi n'utugori tw'injugu. Utugori tw'injugu rero mu masoko turahari, ariko nyine nahisemo ibigori byitwa Natural's Choice. Ibigori biratubuka cyane, ikindi kandi ntabwo nubwo bishirira mu isafuriya. Ibi bigori bikoreshwa mu njugu cyangwa se bikoreshwa mu gutegura injugu, biboneka igihe bingibi nabashe kubigura mu Gihozo supermarket, ni hano Kimironko. No kuvuga ngo ushobora abenshi bateka injugu zigashirira, ariko bijya biterwa n'ubwoko bwa bya bigori wakoresheje. Rero ibi bigori Natural's Choice ni ibigori bitajya bishirira. Ubikeneye nawe wanyarukira mu Gihozo supermarket, ni hano Kimironko, cyangwa se n'ahandi ushobora kubisanga. Reka rero tujye mu gikoni tubereke uburyo umuntu abitegura mu buryo bwihuse. Tugiye gusukamo amavuta. Ingano y'ibigori turi bukoreshe, koresha ibigori ingano ushaka, ariko twirabona yuko ari nka kimwe cya kabiri kitasi. Amavuta dukoresha ni amavuta ku buryo za njugu ziza kugeramo wanazinyeganyeza ukabona zisa nkaho zenda kurengerwa, ariko ntizirengerwe nanone. Witegereje neza urabona yuko amavuta asa nkaho yenda kureremba hejuru, ariko nanone ntarerembe. Ubundi nta kindi uri bukore, urapfundikira. Iyo bishatse rero ushobora gushyiramo umunyu mbere cyangwa ukaza kuwushyiramo nyuma, byose biterwa n'ubushake bwawe. Ahubwo noneho ugapfundikira neza. Umuriro ukoresha ntabwo ukoresha umuriro mwinshi cyane, ni ukuvuga ngo ukoresha umuriro uringaniye. Zatunganye uhita ukuramo wa muriro, ubundi ugapfundura. Abakunzi mwese ba Class TV, reka dukomeze tubifurize kumera neza. Twari hano mu gikoni, twatemo turateka injugu. Mwabibonye twakoresheje ubuto buke cyane, twakoresheje ibigori n'ubwoko bw'ibigori byabigenewe mu gukora injugu bidashirira, ntabwo bushiririza buno. Bukaba bwitwa Natural's Choice. Njye nabuguriye mu Gihozo supermarket, ni hano Kimironko. Injugu rero ni nziza burya kugira ngo zoroshye ubwazo, zikize cyane muri fibre ituma igogorwa rigenda neza, ariko nanone bikaba byiza cyane iyo urimo kuzifata ukazifatana n'amazi. Amazi ushaka gukatiramo indimu cyangwa se amazi meza asukuye, amazi asanzwe, kugira ngo injugu hari igihe ziba nyinshi mu gifu, harantagira ikibazo cy'igifu zikazakurya. Ibyiza rero kuba niba urimo kuzifata uteganya n'amazi ku ruhande. Reka rero tubashimire cyane, hagati aho ngaho mukore subscribe, musharinge, dukomeze tubane, ndetse n'igitekerezo waba ufite mu buryo twazafatanya mu gutegura amafunguro agiye atandukanye kandi tubona hano iwacu, ni karibu mwakora comment. Mugire ibihe byiza.